Akarere ka Nyanza ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo. Naho icyiciro cy'intara y'Amajyepfo gikorera mu murenge wa Busasamana. Akarere ka Nyanza kagizwe n'imidugudu 420, utugari 51 n'imirenge 10. Muri iyo mirenge rero yose igize akarere ka Nyanza twavugamo Rwabicuma, Nyagisozi, Murenge wa Ntyazo, Murenge wa Muyira, Murenge wa Mukingo, Murenge wa Kigoma, Murenge wa Kibirizi, Murenge wa Cyabakamyi, Murenge wa Busoro ndetse n'Umurenge wa Busasamana. Mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire byabaye mu Rwanda mu mwaka wa 2022 byasanze akarere ka Nyanza gafite abaturage 335,718. Muri abo baturage abagabo bangana 178,645, naho abagore bakangana 187 n'abantu 73. Muri aka karere hari ibintu nyaburanga byinshi bikurura ba mukerarugendo ndetse n'abasura u Rwanda bifuza kumenya amateka n'umuco w'u Rwanda. Akarere ka Nyanza kari mu nzira y'iterambere ryihuse mu nzego zitandukanye z'ubuzima, harimo ubukungu, uburezi, ubuhinzi n'imibereho myiza y'abaturage. Hari imishinga aka karere gafite yo guteza imbere ibikorwa remezo ndetse gusana no kwagura ingoro y'umwami y'Urukari. Hateganyijwe kandi ishoramari rya miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda mu gusana no kwagura iyo ngoro y'umwami mu Rukari. Kubaka stade mpuzamahanga ya Nyanza. Hazubakwa stade mpuzamahanga ya Nyanza itegekanyijwe kwakira abantu 20,000. Iyo stade rero ikazatwara miliyari 145 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivugwa ko iyi stade azaba ari ya kabiri nyuma ya stade Amahoro. Aka karere gafite imishinga yo kwagura imihanda aho itaragera ndetse no gukwirakwiza amazi meza n'amashanyarazi, cyane cyane mu mirenge iri hirya no hino iri kure y'umujyi. Wavuze ijambo bita Nyanza twataramye, umunsi w'umuganura n'indangamirwa. Buri mwaka mu karere ka Nyanza kimwe no hirya no hino mu gihugu mu kwezi kwa Kanama haba umunsi mukuru w'umuganura, aho abantu bashimira Imana bakishima cyane banezerewe kubera umusaruro baba bamaze kugeraho, ndetse abana bagahabwa amata ndetse abantu bakanywa n'ikigage bagasabana bishimiye umusaruro bamaze kweza. Ibi bikorwa hose mu nzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo barebe ko abaturage banezerewe kandi bafite ubuzima bwiza, ari nako baganura ku byo bejeje. Akarere ka Nyanza kakaba gafite imisozi hirya no hino iherekejwe n'amashyamba, akaba ari imisozi myiza cyane ibereye ijisho. Wabuze imisozi bita Gacuna, Rwabicuma na Mpanga. Iyi ni imisozi iri mu karere ka Nyanza. Iyo uri Nyanza mu mujyi ukareba hakurya werekeza mu cyahoze ari komine Murama cyangwa se Masango, uhita ubona imisozi 3 myiza cyane kandi iteganye yenda gukora ku ijuru. Iyo ni imisozi ya Gacu. Uwo musozi wa Gacu iyo uhari uhita witegeza hakurya yawe ukareba umusozi bita Mpanga. Waba uri Mpanga wakebuka iburyo bwawe cyangwa se ibumoso ukahita ubona umusozi bita Rwabicuma. Iyi ni imwe mu misozi myiza cyane abantu bashobora gutembereraho bakaba baruhuka bashaka gufata akayaga, ndetse ku bantu bakinira na filimi nababwira iki, aha ni ahantu heza cyane ushobora gukora designer. Ku bantu bajyanye rero n'abashoramari, aha naho mu bijyanye n'ubucukuzi. Akarere ka Nyanza gafite imishinga yo gukwirakwiza amashanyarazi, gukwirakwiza amazi meza ndetse no kubaka imihanda hirya no hino mu mirenge ya Nyanza, cyane cyane imirenge iri kure y'umujyi. Umuhanzi Masabo Nyangezi yaririmbye ati ku mayaga ni ku mahoro. Nibyo koko, aka karere ka Nyanza ni akarere k'amayaga, ni akarere karumbuka cyane aho abaturage bahinga bakabasha kweza umusaruro uturutse mu buhinzi. Ni akarere gakungahaye ku gihingwa cy'imyumbati, aho abaturage benshi cyane bazamurwa n'iki gihingwa cy'imyumbati kimwe n'abaturanyi babo b'akarere ka Ruhango. Aka karere kandi keza ibishyimbo, ibigori, amasaka, umuceri, ikawa ndetse n'ibindi bitandukanye. Nubwo akarere kaba ari kanini mu buso cyangwa mu bugari, meya ari umukuru w'akarere, niwe ubazwa inshingano zose, aba ari umunyapolitike kandi akagerageza
guharanira iterambere ry'akarere mu kwesa imihigo ndetse imibereho myiza y'abaturage by'ako karere abayobora, mu guharanira iterambere, ubukungu ndetse n'ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Munyemerere nsubikira ahangaha, ndashimira buri umwe wese twabanye, nshimira n'umukunzi wacu watwandikiye adusaba uburyo ukuntu twamutegurira ku karere ka Nyanza. Uyu munsi rero mu kiganiro cya none twatuma tugaruka ku buzima n'iterambere ry'akarere ka Nyanza. Munyemerere nsubikira ahangaha, ndashimira buri umwe wese twabanye, nshimira n'umukunzi wacu watwandikiye adusaba uburyo ukuntu twamutegurira ku karere ka Nyanza. Uyu munsi rero mu kiganiro cya none twatuma tugaruka ku buzima n'iterambere ry'akarere ka Nyanza. Iyi ni Source TV, je nitwa Aisha Ardos. Ndabashimiye, mugira amahoro.